Amahoro y'Imana nshuti muvandimwe, amahoro y'Imana wowe wakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze kuguha ifunguro riguhaza we n'umuryango wawe, ariko ntibayire batera umurengwe. Nitwa Wansori cyangwa nushaka unyite Kizito, kuko yose ni amazina y'amatazirano niyo abangiye bamenya, bagiye bamwe na bamwe bagiye banziho akenshi na kenshi. Uyu munsi rero nk'uko mubizi ko tujya tubagezaho cyangwa se ngerageza kubashakira amakuru amwe n'amwe ku bintu muba muzi ndetse n'ibindi muba mutazi, mu ngeri zitandukanye, mu bice bitandukanye, muri politike, mu myidagaduro ndetse no mu bumenyi bumwe n'ubundi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nyamaswa yitwa intare. Abenshi mukunze kuyibona ku mateleviziyo, abenshi mukunze kuyibona ahantu hamwe hatandukanye n'ahandi, ariko mu by'ukuri ngiye kubaganiza ku kijyanye n'imyororokere y'intare, dore ko na hano mu Rwanda iwacu mu myaka yashize nta ntare twari dusigaranye nkeya, ariko ubu ngubu zikaba zaramaze kororoka, zikaba zaramaze kuba nyinshi. Nibyo ngiye kubaganirizaho rero mu kiganiro cyakozwe n'umugabo bita Emmanuel w'umugide muri parike y'Akagera. Ubundi mu busanzwe rero intare ni inyamaswa y'inkazi abantu benshi batinya, ndetse no kuba wagira ngo wowe ube wamenya ubuzima bwite bwayo ntago biba byoroshye. Bimwe mu byo rero twabateguriye tugiye kuba twaganiraho namwe ni uburyo ibaho mu myaka 14 ikabimara ku isi, ndetse n'uburyo yororoka muri iyo myaka igenda imara ku isi ingana n'imyaka 14. Umukozi rero ubungabunga ubuzima bw'intare muri parike y'Akagera, muri abita nyine abagide, amwita Twizeyimana Emmanuel, yasobanura ko intare zororoka kuko yarivugiye ati mu gihe cy'ubukonje intare y'ingabo ifata ingore ikayimarana iminsi 2. Icyo gihe ishobora gukora imibonano mpuzabitsina inshuro ziri hagati y'ijana ndetse n'120. Urumva ko intare nayo ntago yoroshye. Mu minsi 2 inshuro 100 kugeza ku 120. Uramugara se neza rwose, ntago biba byoroshye. Avuga kandi ko iyi ngore irimo gusenzanya n'ingabo ifite uburyo ijya ku ruhande igahura n'izindi ngabo kugira ngo nibyara zizabashe kurinda abana bayo. Avuga ati kubera ko ingabo iba irimo kubangurira ingore muri ya minsi 2 izimara, irananirwa cyane igasinzira. Ya ngabo muri ya minsi 2 imara ikora imibonano mpuzabitsina igera ku nshuro zigera 100, ndetse hagati y'100 n'120, iragenda igasinzira igahita ihwekera. Urumva ko iba yagakoze vraiment, nta kundi itasinzira kabisa. Icyo gihe rero muri cya gisinziriye ingore ihita ihindukira igaha izindi ziri mu itsinda rimwe kugira ngo umunsi yabyaye zizarinde abana bayo. Noneho ya yindi yasinzira rero sasa hikangukiye ikaza kongera ikabangura, ariko urumva ntago imenya ko ya yindi yangore biri kumwe yavuye kujya gukora, navuga iki, sinajya kuvuga ko yaba yagiye gukora uburaya mu zindi nyamaswa ngenzi zayo hirya ngo ku ruhande, ariko yiba yagiyeho kugira ngo igamije kugira ngo zizabashe kurinda abana bayo nyine, kuko nayo bivuga ati, nazo ziba zivuga ati bano bana ni abanjye, kubera ko ibizi ko nyine nazo zagiye zisenzanya. Mu gihe rero ubundi bivuga ko intare ibwegeka nibura mu gihe cy'amezi 3 n'igice, hanyuma ikabyara
abana bari hagati ya 2 na 5. Urumva ko ibwegeka amezi 3 n'igice yajya kubyara ikabyara abana bari hagati ya 2 ndetse na 5. Intare ubundi rero zari zarazimiye muri parike y'Akagera, ariko zongeye kugaruka mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015. Zazanywe mu Rwanda ari 7, none ubu ngubu zikaba zigera kuri 45. Rero birumvikanisha yuko bigaragaza ko habaho gutera akabariro rwose kugira ngo zororoke. Urumva ko nazo kuburya zirira inyama nyinshi ziragenda rwose barazikabikora zikororoka kuko urumva ko mu gihe zaraje muri 2015 twaba turi muri 2025. Urumva ko mu myaka 10 gusa zahise zoroka zigera kuri 45. Kandi Twizeyimana Emmanuel, wa mugabo nyine wa mugide wo muri parike y'Akagera, avuga ko intare ibeshwaho n'inyama ndetse n'amaraso, igahiga 2 cyangwa 3 mu cyumweru, ikabaho imyaka 14, mu gihe iy'ingore ibaho imyaka 15 cyangwa 16. Avuga ko muri iyo myaka intare iba ku isi indwara irwara yitwa gute gusa, ikaba ari indwara nyine iterwa no kurya inyama nyinshi. Ingabo rero ikaba ariyo ikunze kurwara gute. Icyo gihe iyo iba yonyine irapfa, kuko iyo yarwaye nyine gute, yarwaye iyo ndwara iraremba cyane ntibashe kugenda. Rero bisaba ko ngenzi zayo zikomeza kwihigira kugira ngo itazicwa n'inzara. Twizeyimana kandi yavuga ko nubwo intare bizwi ko ari umwama w'ishyamba kandi ikaba ari n'inkazi, burya ngo rwose igira amagufwa yoroshye ku buryo n'abazihiga bazikubitaga inkoni ikomeye cyane ku mbavu, kwirwanaho bikananirana, bakabona ko bahita bayifata kuko baba bamaze kwica intege bitewe n'uko amagufwa yayo aba yoroshye cyane. Yongeyeho ko izo nyamaswa zibaho muri ubwo buryo bungana gutyo ntago zivurwa. Iyo zirwaye akenshi zirapfa kubera ayo magute yo kurya inyama gusa ndetse no kunywa amaraso. Ibyo ngibyo rero ibijyanye n'imyororokere y'inyamaswa yitwa intare, akenshi twese tuzi nk'umwami w'ishyamba. Ibindi rero tuzajya dukomeza kugira tubibagezaho mu minsi iri imbere, ariko namwe mutwereke yuko nibura bike mu byo dukora namwe mubibyumva, ndetse mukagira n'ayandi makuru mumenyaho, ndetse mukanatwereka muri comment nimba hari ibyo tugomba guhindura cyangwa nimba ari byo tugomba kugira gute gukomerezaho, kuko iba ari inkunga yanyu kutwumva ndetse no kudutega amatwi, kuduha umwanya no gukora kuri kariya kantu kameze gutya nyine ka fresh, kariya k'igikumwe kavuga ngo like. Nimba wabikunze koko wabirayikinge, nibiba ngombwa unakoreshe mu bajama bawe, mu bashuti bawe, mu muryango, muri famiye, mu magurupu ubamo, nabyo ntekereza ko nta kintu byagutwara. Imana iguhe umugisha rero. Nitwa Wansori cyangwa nyite Kizito, channel yo ni Olivier Media TV. Nyagasani Imana akomeze kuba ifunguro bahaza ntabayire batera umurengwe. Ciao ciao, reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Imana ibahe umugisha kandi ibahe umugisha.